Ntuzakurikira Imana ugendeye ku byiyumviro gusa, ahubwo uzagendere no ku mahitamo. Urukundo rwa nyarwo ntabwo ari ibyiyumviro, ahubwo urukundo rwa nyarwo ni amahitamo. Iyo abantu bari gusezerana imbere y'Imana bagiye kubana, hari amagambo bavuga bari ku gipapuro. Kimwe muri ayo magambo haba harimo yuko nta kizigera kibatandukanya uretse urupfu rwonyine. Bivuze ngo ibyiyumviro byabo byashira, bagomba gukomeza bakabana. Kabone n'ubwo igihe cyagera bakumva ntibakiyumvanamo, bagomba gukomeza bakabana mpaka kugeza batandukanyije n'urupfu. Ese wari wisanga bakunze umuntu ariko mu gihe kingana wenda nk'amezi 3, 4, igihe runaka, ukaza gusanga rwa rukundo rwarashize? Icyo nicyo bita ibyiyumviro. Ibyiyumviro bigira aho bigarukira cyangwa se igihe kikagira bigashira. Ariko ikintu wahisemo ugihitamo ugihisemo nta gusubira inyuma. Ni cya gihe usanga iyo ukunda umuntu bya nyabyo, kabone n'ubwo waba wumva udashaka kuba uri kumwe nawe, uvuga ati reka ngende mbe ndi kumwe nawe kubera yuko nahisemo kubana nawe, ntitaye kuko ndimo kwiyumva, ahubwo nitaye ku cyo nahisemo. Bivuze ngo nuramuka ugiye gukorera Imana kubera yuko wumva bikurimo bikuryoheye gusa, ntubifate nk'amahitamo, igihe kizagera wumva utakibikeneye. Hari igihe kizagera ukumva ntushaka kujya gusenga. Hari igihe kizagera ukumva urambiwe gusoma ijambo ry'Imana. Hari igihe kizagera ukumva ibintu by'Imana byayoyotse muri wowe. Ubaye uri umuntu ugendera ku byiyumviro, wakwisanga ibyo byose wabiretse ukisanga wabivuyemo. Ariko nukorera Imana bishingiye ku mahitamo, na cya gihe wumva bitakurimo uzakomeza ubikore kubera yuko ari byo wahisemo. Ni uko gukorera Imana bimera. Imana ishaka ko tuyikunda urukundo rurenze ibyiyumviro gusa, ahubwo rurimo n'amahitamo. Ku buryo na cya gihe twumva bya byiyumviro byashize, tuzakomeza tukabana nayo tukagumana nayo. Ese ukunda Imana by'ibyiyumviro cyangwa se by'amahitamo? Shalom.